saa 5 saa 8 biraba. Wahanuye ibintu saa 5 saa 8 tujya muri concert duhura nabyo. Subiramo neza. Imana yakweretse ibintu saa 5 igihe ine wumva ibintu kumva birakurenze. Imana ikweka ibintu saa 5 ubibwira ba nyirabyo saa 8 birasohora. Ongera ukansi ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya. Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Reka nshimire cyane abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukaba tuku umuryango munini. Nawe wumvise iki kiganiro ari bwo bwa mbere turagusabye ngo uyikande udushyigikire, ubundi nitujya tugishyiraho ujye ubona notification. Twabasezeranyije ko tutazajya tubicisha irungu, intego yacu yuko ariyobokamana ndetse n'isanamitima, ariko tukibanda kuri za mpano ziri hahandi mu cyaro zitazwi kugira ngo nazo tuzimenyekanishe ubundi twivugire Imana. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe n'umumama umukozi w'Imana, umunyamasengesho. Nge nzi ko mu 2023 twarasenganye tugirana ibihe byiza. Niyo mpamvu ejo ndi nafashe umwanya kugira ngo muhamagare mubwire ntinyaboneka ubu nashinze channel kandi ivuga ibyo ukora, ivuga ku mpano wahawe, none uzaze tuvuga Imana. Ni karibu wibwire abadukurikiye muri make, none uhita usenga kwivuga birenze ubivuge nyuma tumaze gusenga. Murakoze, nitwa Mukadisi Janine. Ndi umubyeyi w'abana 8. Ntuye mu kagari ka Kagitega, umurenge wa Cyanika. Nsengera muri ADPR. Mfite n'umugabo, ndi umukristo, ndi umunyamasengesho, ndi umukozi w'Imana. Birenze ibyo Imana iduha n'umugisha. Yego, noho dutangiriza n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora. Data wa twese mwiza, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Imana yaremye isi n'ijuru nyakubahwa n'amahanga yose. Turagushimye muri iyi saha, muri uyu mwanya kuko wabanye natwe waturinze, wadufashije turacyahumeka. Hari abandi bageze acecekerwa mwami, nabo bari bashaka kuba ariko ntago bakiriho. Ni kumuteguro wawe waruri, izina ryawe nirishimwe. Aka kanya tugiye kuvuga imbaraga zawe. Turagusabye ngo mwami ngwino bari natwe mu isengesho, bari natwe muri uyu mwanya wose aho dusenga tuvuga ijambo ryawe. Tugiye kuguhamya imbaraga z'Imana zitugaragareho. Turasenze kugira ngo ishusho yacu buraboneke yawe. Turasenze ngo ubumana bwabuze kuri twe. Mwami ni wamamare, nuhimbazwe, abarusha baruhure, abanani wongera imbaraga, utsikamira ibidutsikamira, utsinde ibidutsinda, urwanya ibiturwanya, ibitwasamiye bikurweho. Umwuka waratuganze n'amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Janine, karame. Izina ry'umwana bakwitane ngaho iryo nza gukoresha, ariko umva twumvikane ugire morale. Nibwo bwa mbere uje hano kuri kamera, ariko iyi kamera ntabwo iryana, sibyo? None amahirwe ufite nanjye turi kuganira turaziranye, sibyo? Mu cyongereza niho babivuga ngo feel free. Muri make wumve nkaho ari mu rugo, iyo umuntu ari mu rugo ava mu cyumba kimwe akajya mu gikoni akajya mu mbere. Nawe rero hano ni wawe, kandi ukurikiwe n'abantu benshi baba bakeneye iki? Morale, sibyo? Ubwo rero nyine amavuta n'imbaraga, sibyo? Yego, akenshi iyo twakiriye umuntu aribwo bwa mbere tumubaza iki kibazo, niba yaravukiye mu rugo rukijijwe cyangwa se niba agakiza yarakabonye nyuma. Okay, njye navukiye mu rugo rw'abapagani. Yego. Navutse papa na mama ntago basengaga, ariko nyokuru byara mama na nyokuru byara papa ntago basengaga. Njye nakijijwe nyuma ndi umwana. Kizwa n'akana gato k'agakobwa k'agakumbi 96. Yego. Abari bwo nkizwa. Ryamye nijoro ngira iyerekwa. Iryo yerekwa ryo ryatumye mbaza Imana muri iryo joro nagiye kubona mbona hari ibintu bije. Yego.
biza nijoro mu nzu byaka umuriro. Mama na mukadata ntago, papa na mukadata ntago bari mu rugo, abantu bari bagiye. Bya bintu bije mbona byaka umuriro, abana bose batangira gusakuza. Ndangije ndavuga nti Imana umfashe, ariko twajyaga murangirikane gusengerayo dukurikiye kwa bamarume babyara bacu, tukajya twumva bavuga Yesu. None urabana Imana umbabarire ibi bintu ntibitugereho, ngize amahirwe ntibyatugeraho. Mu rukerera byagiye nibwo iyereko ryatangiye kunsaho, ijwi rirambwira ngo ubyuka ujya gusenga ahantu haruguru basengeraga yitwa Muntarama, ugenda usengeyo. Mbona akayira aho kanyuze ndagakurikira gashika ku rugo rusengero. Ubwo rero nuko nakijijwe, ndasenga ariko iwacu badakijijwe. N'ikimenyimenyi gikomeye nagiye kubatizwa papa atabizi, kuko hari umuntu w'umukire ugaragara. Ndavuga nabimenya arambuza cyangwa se nkubite. Ndavuga n'abadiyakoni bekuza mu rugo atabimenye. Ariko ndabatizwa, kuko kera twajya kubatizwa maze nk'amezi 2 wiga ku mubatizo, bakakugisha ku gice ukamenya gukizwa icyari cyo. Nuko twakiriye agakiza. Ubwo se wabyifashe mute? Uri umwana w'umukobwa we umwangavu, urakijijwe muri rwa rugo rw'ababyeyi badakijijwe, intambara wahuye nazo nizihe, wazikuyemo gute? Batwigishaga ko ugomba kugira ikinyabupfura, discipline nyinshi. Ukajya ukumvira ababyeyi imirimo yose bagusaba, no kugira ngo uzabakorere ubasabe n'umusoko kujya gusenga. Twakundira kujya gusenga kwa gatanu kwiriza ubusa no kwa kane bumwe, ubundi tukajya muri nibature kwa kabiri no kwa gatanu. Ariko byabaga ngombwa ko hari utuntu ugomba gukorera ababyeyi kugira ngo uzajyeyo, ubundi bakakubuza. Uhagera Imana ikavuga iti mwana wanjye kuko waje kunshaka ngucira inzira, nugera mu rugo ntacyo baragutwara. Ariko ugahatana ukavuga uti nejo nsubireyo. Imana ikakubwira iti nubwo urugendo rukomeye nzarworosha. Yakubwira iti ngukije uburwayi, wakumva ko urarwara bugacyo ugasubirayo. Gutyo buhoro buhoro tugeze igihe turakura, turashingirwa. Baransaba nkora ubukwe, ndashingirwa mu mudamu. Imana ishimwe. Nta gihe wigeze wiyiriza uri mu rugo, kuko iwanyu nyine ukumva ntibabikundaga, bakaguha ibiryo kugahata amasengesho ukayacamo? Ahubwo ikibazo ni nko mu murima, kuba wajyaniye abakozi ibiryo mu murima bari gukora, wo ntubiryeho. Ni ikindi kibazo. Hari igihe rero wabaga ugize utyo, mbese bikasa atari amahirwe, bakahita bakubwira ngo wasigara mu rugo uteke utuzanire ibiryo. Kubabesha ko wariye byabaga byoroshe, ko kabaga rubyo kwirwana. Mutirirwanye. Ariko nanone iyo umubyeyi yabaga atarimo ukajanira abakozi ibiryo, ufite amasengesho, warabiryaga ugahita ubiryo kugira ngo abakozi batagira ngo hari ikindi kibazo bataza kukurega, bikakumerera nabi. Urwo rugamba rwana ngero nk'abankuzi nk'umuhanuzi, twarasenganye 2023. Uranampanurira, niyo mpamvu nagutumiye. Impano z'ubuhanuzi zo zaje ryari, zaje gute? Murakoze. Ngewe nabaye umukobwa ngizwe 96, ndi muri ADPR dusenga. Impano nari nsanzwe mfite ni impano y'iyereko yo kurota. Ariko nyuma yaho muri 2013 nibwo nabaye umuhanuzi, mpanura mu iteraniro ryo ku Cyumweru. Ntabwo iyo mpano nari nyisanganwe, ubwo nari mbyaye 6 niho nahanuye. Ubundi bwo nagiraga iyerekwa, nkagira inzozi, nkigisha ijambo ry'Imana, ngasengera abarwayi. Ariko ntabwo nari ndi umuhanuzi wo guhita mpanura mu iteraniro. Rero nuko impano yaje. Ubundi rero tukakenshi umuntu wese uvuga ngo riti rabi, ngiye bose mbita abahanuzi. Urumva ngibyo kumenya ngo nuwerekwa, ngo nuhanura, ngo nugira uti wese pe umuntu mbonye ari kuvuga indimi akavuga ngo Imana iravuze gutya, cyangwa se nari nicaye mbona ibi byawe akabimbwira cyangwa abona bibwiye undi, ngiye wese mwita umuhanuzi. Nibyo koko, kuko bose babavugira Imana. Ariko iriya mpano y'ubuhanuzi, impano y'ubuhanuzi nikunda kugaragara cyane. Abantu ni benshi niyo bakunda, niyo ituma umuntu agaragara, kuko nanone iba ari igitangaza guhita n'umuntu ukabasha kumenya ibyo atekereza, ukabasha kumenya ibibazo bye, kumva umwuka warakujemo akakubwira ibyo mugenzi wawe arimo atekereza, nacyo ni igitangaza. Nta bintu wigeze werekwa avuga ati Imana nge ibi bintu koko nagambwe nibyo, ni Imana ikunyereka ni ibiki? Nigeze ndota ndi gusengera
abana baturutse kure mbona ndi gusengera abantu bakomeye ngira ubwoba ndavana nshobora kuba ngiye kugira ikibazo cyo kuvangirwa yego ariko byaje kunzaho hari undi mupapa twasenganaga twakunze gusengana witwa Moses turasengana umunsi umwe hari abantu bakoragura umuhanda wacu mucanika kampani yahakoreraga abana baho baza kurwara baje kurwara bari baraturutse i Kigali baravuga bati dufite umudamu usenga reka dushira aba bantu uriya mudamu adufasha aze kubasengera ngira umugisha tujya kubasengera wa mwana arambwira ati nanjye narose umuntu ansengera ndi iwacu i Kigali ngariko icyo gihe nari ndwaye ngo uwo muntu yari yambaye inkweto za Mwamini yambaye n'agapira karimo uburongo ati none uyu mudamu ariko yafatwaga n'ibintu by'amagini bari baramujyanye ikuzimu byamuniga ururimi rukagenda ntiyongere kuvuga kandi niwe secretary wagomba kwandikira abakoze muri yo kampani mbona umwana baramunzaniye baravuga bati ikibazo afite ntabwo avuga ururimi rwaragiye kera ndava tugende ngenda mbaza Imana ibintu bya bindi wambwiye ese ndabyitwaramo ko nigeze nsengera abantu ndota nsengera abantu umfashe niba ari wowe wampamagaye umfashe niba ari wowe wampaye impano Mana uze ubwawe wigaragaze uyu mwana abashe gukira twaragiye turasenga yari kumwe n'abandi bana twarasenze pe uko ururimi rwari rwaragiye niko yanababaraga twarasenze tugira umugisha yaje atavuga twarangije gusenga umwana yavuze tubona imbaraga z'Imana nabonye cyari gitangaza bansobanurira uburyo ururimi rwe rufatirwa nk'ahantu mu marimbi y'I Kigali yego hafi aho ngaho ku Gisozi ariko dusenze Imana umwana arabohoka aravuga ikintu nashimiye Imana gitangaje guhera uwo munsi wa mwana w'umukobwa ntabwo ndwara yongeye kumufata kuko ngo ni ibintu bamwohererezaga byo mu gituro n'ikuzimu no mu mahembe ubu mwana arashima natwe turashima Imana menya neza ko Imana ishoboye byose yego utangiye guhanu uko ibyo nibyo weretswe umuntu w'umurwayi n'ubundi uramusengera kuko impano zo gusengera abarwayi uzifite none ubuhanuzi wahanuye bukagutera ubwoba nahanuye ubuhanuzi umunsi umwe twari turi mu rusengero ndahanura korari yacu naririmbagamo twari tujya muri konseri ahantu mu isantire ndahanura mpanura ubuhanuzi bukomeye bugaragaza ko ahantu tugiye dushobora kuhagirira ikibazo ariko Imana yabwiraga abaririmbyi ngo abaririmbyi muri konseri babe maso bagenda muri konseri biyejeje kuko tugiye kurwana n'imbaraga zikomeye imbaraga turahasanga ziruta izo dufite ariko birasaba ko dusenga ngo tuhagere umwuka wera yahageze kugira ngo Imana irwanye ibintu biri mu isantire none abantu bose bari mu rusengero kuko twari tugiye gusoza iteraniro abantu bose ntago bajya muri konseri ubundi babiharira abapasiteri bakabiharira abakozi b'Imana bakabiharira n'abaririmbyi ariko uwo munsi abakristo bose nta numwe baragiye bateka tuje kureba ko ibyo bintu umuhanuzi ahanuye biri bube twaragiye tuhageze abaririmbyi barangije kwestara ibyuma imigozi zirasha ibyuma birasha bitangira gusha tukiri aho ngaho tukirwana nabyo ngo barebe ko babyestara neza abasazi baraza dutangira kurwana n'abasazi mbere yuko baririmba mbere yuko umuvuga butumwa atangira atere bakishaka uko bagara kuri tere abasazi bari batangiye kwagera kare ntangira kuva nti Imana unyeze unkomeze ahubwo ndiye kujya nirata ngo ninjye uriho Kristo abe mu buzima bwanjye nteko uzava ngo nijye muhanuzi ahubwo bo bwawe nteko kuyamamaza Imana ari izanyamamaza ibyo nibyo byanteye ubwoba mu buzima kuko byahise biba nanjye mbireba saa 5 saa 8 biraba wahanuye ibintu saa 5 saa 8 tugiye muri konseri duhura nabyo subiramo neza Imana yakweretse ibintu saa 5 igihe ine wumva ibintu kumva birakurenze Imana ikweka ibintu saa 5 ubibwira ba nyirabyo saa 8 birasohora ongera ukansubiramo neza pe nuko iryo hisubiwemo twari turi mu rusengero turi gusenga ariko uwo munsi twari dufite konseri yego turarangiza iteraniro rya mbere tukarisoza abataha bagatana bafite impamvu n'abari bujye mu bibina noneho nyuma ya saa 6 tukajya muri konseri yego none umwuka w'Imana arafata ndahanura panura ibiraba hehe muri konseri abantu bose baravuga bati ubu buhanuzi burakomeye tugiye kurya ariko
tujye no muri konseri Yego. turebe ko ibi bintu uyu mubyaha n'uye biraba. Abantu koko bose baraje. Icyatangaje giteye ubwoba ni uko twageze ahantu turi bukorere konseri dusanga ibyuma bitangira gusha, dusanga abasazi bahadutanze. Imana yari yabwiye abaririmbyi ngo mutarahagera hari imbaraga zibarwanya zihari, kubanza mwiyeza mugasengera tere muri buhagarareho kuko hari imbaraga zahabatanze. Ubwo twabanje twagera turwana urugamba rwo gusengera abasazi, tubanza twasenga ngo ibyuma bibona kuko konseri ntabwo bayikora ibyuma bitavuga. Abaririmbyi nkiri aho ngaho Imana ibaha umugisha, abacuranzi Imana ibaha umugisha, abantu bashigikira muzika bwose Imana ibaha umugisha, kandi ibyo batanze bakorera Imana Uwiteka azabibitura kuko Imana bakorera Imana bakoze kugira ngo abantu bo mwisi bagubwe neza banezerwe batanga ubutunzi bwabo. Imana izabaha umugisha pe. Ubwo rero nuko muri make twageze turasenga gusaba inyuma aho biza tubona abasazi baragiye, turasenga tubona ibyuma birakoze, ariko icyo cyanteye ubwo bituma ntinya Imana nanjye. Ubihanura ntago bafate mu kadisi sari mu biki ninde ntago babyeme, niyo mpamvu bavuze bati tujya kurya dusubireyo turebe ko turi bibibone. Dusanga Imana yahageze. Mukadi tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, tukavuga amagambo yacu ariko ijambo rya nyiri ijambo. Yego. Sura umuvuga butumwa. Yego. Gifata Bibiliya nzi ko wayizanye ubundi utubwirize ijambo ry'Imana. Ni karibu. Ngiye kuba ncecetse. Yego. Mana ibaha umugisha. Ariko tutarajya mu ijambo ry'Imana reka tubanze dusenga. Yego. Mana yacu nziza, Mana ishobora byose, Imana umukozi w'umuhanga, data wa twese mwiza, turagushimye ko wabanye natwe ugakomeza kudufasha. Tugushimiye akanya gashize, tukuragije n'akanya kari imbere. Mana ngiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ryawe ryo rirera, ndasenze ngo nje weza kuko ijambo ryawe rirakiranuka. Ijambo ryawe Mana ni inyundo, ni umuhigi bidashimishije. Ndasenze ngo Mana iri jambo rigira icyo rikora mu mitima yacu kandi ritubera impamba n'urwego bizatugeza mu ijuru. Iri jambo niryo ritubeshaho, ijambo niryo ribohora, niryo rirema. Mana muri iri jambo ugira icyo ukora mu nyir'ubutware. Tugiye kuvugana nawe mu ijambo uzutuganze. Umuntu wese wumva ijambo ryawe nyakuba afashwe naryo. Urakoze kudufashije. Twirukanya abazimu, abadayimoni, gukora k'umwanzi, defense z'umubi. Turakwinginze ngo kumira ibibi byose mu izina rya Yesu. Urakoze kuri kumwe natwe. Amen. Amen. Bakundwa rero bavandimwe bakozi b'Imana, tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Zaburi 119 umurongo w'122 haragira hati wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe, abibone be kumpata. Amen. Amen. Uyu mugaragu w'Imana ni Dawidi. Dawidi tuzi neza ko mu ntwari zabayeho muri Bibiliya ari we wa mbere wabaye intwari, kandi Imana yaramwishimiraga. Turibuka umunsi Imana yamwishimiye igatuma umukozi w'Imana Samuel amubwira iti genda kwa Yesayi unshakira uyu muntu wo nshaka. Imana itoranya Dawidi isize bakuru be. Dawidi Imana afite amateka meza, Imana yamuvuga kuko yamwishimiraga. Dawidi arakomeza arwana intambara, ajya kuba kwa Sawuli arwana intambara, Imana imukunda. Sawuli ageze igihe arapfa, Dawidi arayobora. Dawidi Imana ikomeza kumwishimira, ariko haraho Dawidi ageze ku ngoma biramucanga biramuyobera. Arangije bimuyobeye aravuga ati Uwiteka, wowe ubwawe wankije amaboko, wanyimitse mu maso y'abakuru banjye. Wowe ubwawe wampaye ingoma ya Isirayeli ntayikwiriye. Wowe ubwawe wangiriye neza. Wowe ubwawe wankije amaboko ya Sawuli. Uwiteka we, ngeze mu rugamba rukomeye. Dawidi yari umugabo w'umunyamaboko. Turi ku ijambo rivuga ngo wigwatirize Mana. Umuntu utagira ingwate, umuntu wabuze ingwate, ese wavuga ngo uwo muntu ninde? Reka tumenye ngo ingwate ni iki. Ingwate Dawidi yashakaga ntabwo ari amafaranga, nta nubwo ari ibintu by'ibifaru bikomeye. Dawidi ingwate yashakaga ntabwo ari diplome zihambaye. Dawidi ingwate yashakaga ntabwo ari ubutaka bw'amahegitari. Dawidi ingwate yashakaga ntabwo ari icubahiro kirenze. Dawidi ingwate yashakaga yarashaka andi maboko kuko ibyo byose yarabitunze. Dawidi yari umwami, yari afite ingabo, yari umukire, ibyo yashaka byose yari abifite, amafaranga, icubahiro, ariko umunsi umwe byose arabibura.
arebye abamuhagurukiye uko bangana, arebye abamurwanya uko bangana, arishaka aribura, arongera avuga ati Uwiteka we, mbuze ingwate, icyubahiro cyanjye sinakigira ingwate, imodoka zanjye ntabwo nzigize ingwate, ibyo ntunze byose Mana mbuze icyo ntangaho ingwate. Uwiteka wansize ku ngoma, ukantoranya kwa data, ukangirira neza mu maso y'abakuru banjye, ukankiza amaboko ya Sawuli, ndagutakiye ngutabaza ngo umbere ingate muri uyu mwanya. Haleluya. Amen. Hari igihe nawe waba ubuze ingwate ukavuga uti Mana, amadeni biragenda bite? Ese ubu burwayi bimeze bite? Hari igihe abarozi bakuzengereza, bakakuroga amahembe, bagashaka ibitega, bagatesha abana bawe umutwe, abana ukabarihira amashuri, abana ntibagira ubwenge, ugacuruza yeme bikaza, ariko waryama ntusinzire, ukabura amahoro. Yesu akubera ingwate, aguha ibitotsi ntacu utanze. Hari igihe bakubesha bati amahembe n'ibitega gutera ubwoba, ntugatinye ibitega, ntugatinye amahembe, kuko abarozi bataravuga Imana yaravuze, batarabaho yari yarabayeho. Kuba uriho n'umugambi w'Imana yagambiriye kuzabaho, ivuga ikwandikira ibizakubaho byose. Bariya abarozi nubwo bitambika ntaco bazagutwara. Dawidi aravuga ati Uwiteka we, ndagutabaje ngutakira ngo umbere ingwate. Haleluya. Amen. Ingwate Dawidi Imana yarayimuhaye. Hari umuntu wo muri Australia twigeze dusengana, yarambwiye ati ngewe narasi kugira nsinzire nabanzaga nanywa ibinini. Arangira bati ikibazo mfite, ibintu byose Imana yarabimpaye, ariko Imana yanyimye itotsi. Nabwa none ko nabuze umudogiteri wamfasha, ko nabuze umuntu wamvura, niyo ngoye ibinini ntekeza ko ibinini bizangiraho ingaruka. Ndamubwira ngo umuntu waguha itotsi ritagurwa, ritagira ibibazo n'ingaruka ni Kristo wese wenyine. Kubwo kwizera Imana ubajya aryama agasinzira, naharimo kazarasinzira akagubwa neza kubera Imana. Rero ingwate Yesu yaguha, hari umuntu ubuza amahoro akavuga uti ese nashatse ibi ngibi ariko amahoro narayabuze. Yesu niwe amahoro yawe, ayo mahoro nayaguha akabyorosa kuri bya bindi yaguhaye, izina ry'Uwiteka rizahabwa icubahiro. Ayo mahoro ntago baje kuyagura mu isoko, nta nubwo bashaka hano ku rubuga nkoranyambaga ngo uyabone, nta n'umuntu ushobora kuyaguha. Ahubwo ayo mahoro atangwa na Yesu, atangwa n'Imana ishobora byose. Ayo mahoro nyoko ntiyayaguha, umugore wawe ntiyayaguha, mama ntiyayaguha, ibyo utunze ntibyayaguha, ariko ayo mahoro Yesu we arayaguha. Amen. Amen. Imana ishimwe, Yesu nahimbazwe. Hari undi munsi nigeze mbona Imana, umwana wanjye yarafashwe ararwara, bamwoherereza ibintu, atangira kuvugaguzwa. Ndavuga n'Uwiteka we, ariko hari umukozi w'Imana twajyaga tuja mu rusengero akavuga ati rero musenge kuko ibintu mugiye kujya musengera barajya namwe bagira gute bahindukire babiboherereze. Ngeze mu rugo umwana ararwara, arangije kurwara, ndavuga n'Uwiteka we, ndakwinginze, ni kuki twahora tuguhimbaza, ni kuki twahora tugusenga, wowe uri uko wavuze ngo uri Imana irengera batagira shinge na rugero, uri Imana idakeneye ibiguzi, waravuze ngo ntukeneye abaterankunga, waravuze ngo ntukeneye imiryango ikomeye, wowe ubwawe urihagije. Ko nagupfukamiye kandi waravuze ngo umuntu gupfukamira akaguha icubahiro, waravuze ngo isi yose izakupfukamira, amahanga yose indimi zose zizakuvuga kuko icubahiro ari icawe. Ko nakiguhaye wandengera ute? Ubu umwana wanjye ngiye guhamagara abandi bantu ngo nimuze muhamagara mu nsengero umwana rwa abadayimoni, ese nzajya gusengera abandi bantu none umwana wanjye nanjye biranshikiye. Uwite ngwanirira untabare butarankeraho. Mbwira Yesu umwana ndasenga, badayimoni bakamuvugira mu gasenga badayimoni, ndavuga nti mu izina rya Yesu. Hari igihe rero kigera Yesu nawe ngo bamuzaniye abarwayi benshi, ageze igihe akoresha itegeko, abwira abadayimoni mu itegeko ngo nibagende, baragenda mu izina rya Yesu. Hari igihe usenga bikanga bagera igihe ugakoresha itegeko, ukabwira abazimu, ukabwira ibitega, ukabwira karande, ukabwira ibikugenza, ukabwira ibikurakariye, mu izina rya Yesu. Yesu agakoresha itegeko bikemera. Turashima Yesu wemeye guha Dawidi ingwate, turashima Imana yaboneye Dawidi ingwate, urugamba yararutsinze, abanzi bamurwanyaga bose Dawidi yaranesha, arangije ashima Imana. Turasabira abantu bose, nanje nisabira ngo Uwiteka guha ingwate, ico waburi ingwate Imana ikiguhe. Imana yarakubwiye ngo mwana wanjye nzakugirira neza, uziga usoze, none urizura wize bigoranye ubuza akazi, ariko Imana ntabwo ibuza akazi, izakaguha. Warabyaye batababana ariko byarazabaha iki? Kabyara ari mu ikode akaba ataboneza nk'abandi, ese ntibaziba? Ntabwo baziba. Imana ifite imibare na nyuma zeri irakora. Imana izaguha ibiryo, izabatungisha, nta nuziba, nta nuko bazambara ubusa, kuko Imana ifite uko itunga abantu bayo.
mu bushobozi bw'ubumana bwayo muri bije yakoze ifite ikizagukorera. Yesu nashimwe. Aleluya. Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ituye mu ijuru ry'abera, Imana ituye mu ijuru ry'ubutabazi. Turasaba ngo umuntu wese aka kanya pe, ibyo ubona bidashoboka Imana irabishoboye, ibyo ubona byananiranye Imana irabishoboye. Imana nta buzima itagukuramo, nta n'ahandi itakugeza. Ibintu byose ku Mana birashoboka. Ishira hasi igashira hejuru, ikura hejuru igashira hasi. Ariko icyiza ni uko ufite ijambo yavuganye nawe. Abantu bavuganye n'Imana bafite ijambo yabobwite, bana baza sinzagukoza isoni, sinzagutanga ngo abanze babavugize impundu kunesha. Ni Imana iri yaranjaga. Umva, Imana igukizaga igituma ukorwa n'isoni, ariko ikagusigira igituma usenga. Ibyo bimenye byose ntabwo izabikuriraho kimwe, ahubwo izagenda ikuraho kimwe izana ikindi kugira ngo ukomeze usenge uyibeho, kuko nawe iragukeneye. Iyo ivuga irishima, idaheruka kurira imbere. Hari n'amarira Imana ishima, hari amarira yayandi uzukari uti Imana ndagusabye wambwiye ibi n'ibi, ese bimeze bite? Ayo marira ugasenga isengesho ry'umubabaro, ese urandeba unyitayeho. Ayo marira anezeza Imana. Rero twari turimo twumvuga ijambo ry'Imana, ariko mbwira abantu ngo badukurikiye, ingwate ni Yesu uyifite. Yego. Kuko niba ufite ingwate ibyawe bizagenda neza. Kuba ufite biriya byose ukabivangamo ingwate, nuba ufite ingwate y'Imana bazatega impanuka Imana igukize. Nuba ufite ingwate ibintu bizaza byose iwawe Imana izatangira inkongi z'umuriro iwawe, izatangira abakurwanya n'abakugambana ngo bakuroge, kuko Imana igufiteho umugambi. Murakoze rero abandi twari turi kumwe, dusogeje ijambo ry'Imana. Reka dusenge mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mwami wacu Yesu turagushimye, ni wowe ugira icyo urema amara kukirema ukagikomeza. Ijambo rya riratubwiye ngo Dawidi we yabuze ingwate, arangije arasenga ati Uwiteka we, wowe wigwatirize. Warigwatirije uramutabara, umukiza ibyago n'amakuba byari mwumugarije, umukiza ababisha be n'abanzi be bari bahagurukiye igihugu ce, ariko urabanesha kuko ari yakwizeye. Natwe muri uyu mwanya turizeye ngo ibyatuneshaga ubineshe, byaduhigaga ubihige, tsikamira abarozi n'abadayimoni, tsikamira imbaraga z'ibitega n'amahembe, nyiramukiga rutindagezi gatika jinara Yesu. Turakubita hasi imbaraga z'abarangi n'abatinganye, turakubita imbaraga z'abacwezi, turakubita nyamuhanga, turakubita imyaku n'imikoshi, karande zo mu miryango, bya bintu byose biturwanya ubitsinde ku bw'izina ryawe. Turasenze ngo tuzamure ibendera ry'ubutsinzi, kandi Imana umuntu wese wumvise ijambo ryawe umwereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanzi be nibakireba bose bamenye ko yasenze Imana. Byose bikushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukozi Imana iguha umugisha, wasenze uri gusoza ijambo, none ugiye gutanga nimero ku buryo wagukenera guhamagara ubundi dusoze. 078 99 54 11 078 99 54 nako 11. Imana iguhe umugisha. Namwe